hazaboneka y'ameza, Imana yacu ihabwa icyubahiro, hazaboneka imitsima. Abana b'Imana mwahisemo kuba mu ruhande rw'Imana, mwahisemo kwibuka amategeko y'Imana, nimuhumure. Reka mbabwire ngo urugamba rufite uruhagarariye, uyu ni Yesu, kandi ni umugabo w'ingabo udatsindwa, wayoboye urugamba mu gihe cya Yeriko, kandi Yeriko irariduka, n'ibihome byose byo mu isi bizariduka mu izina rya Yesu. Niyo mpamvu kuba mu ruhande rw'Imana rero nta bwoba burimo, kuko mu murimo w'Imana nta banyabwoba babamo. Reka nongere ngusuhuze mwene data, wowe uteze amatwi muri uyu mwanya, muri iki kiganiro tugiye guhuriramo kuri channel yacu ivuga ngo igihe giheruka, aho hakishijwe ubutumwa butandukanye, kandi tukaba tuzakomeza kubana, uzakura ibyigisho byinshi byagufasha muri ubu buzima busanzwe ndetse no mu buzima buzaza, kuko nyuma y'ubuzima hari ubundi buzima, kuko turabyizera kandi ibihamya birahari. Uyu mwanya rero Imana iguha umugisha kandi gushoboze gutegera amatwi iki kiganiro gifite insanganyamatsiko ivuga ngo uramutse uri mu kaga ita kuri ubu butabazi. Birashoboka ko ushobora kugera mu kaga ariko utazi icyagutabara. Birashoboka ko uyu mwanya ushobora kuba uri mu kaga ariko ukaba utazi icyagufasha, cyangwa se umwana wawe, umugore wawe cyangwa umuvandimwe, kandi impamvu ishobora kubonerwa igisubizo uramutse umenye ubu butabazi. Uyu mwanya kadushimira Imana yacu ko yaduhaye ubuzima kandi ikabitwifuriza kugira ubuzima bwiza. Imana yacu ihabwa icyubahiro. Burya igihe Imana yaremaga umuntu yamugeneye ibizamubeshaho byose, kuko mbere y'uko ishyira umuntu ku isi yabanje kurema byose. Yabanje gushyiraho ibizatunga umuntu, yewe zaba imboga byaba ibinyobwa, kugira ngo uyu muntu azabashe kubaho afite umubiri mwiza kandi w'inziramuze. Nyuma y'uko icyaha kibasira mwene muntu, cyahindanije isura ye, gituma ubuzima bwe bwangirika, bituma n'ibyo Imana yari yarageneye abantu kugira ngo bizatume bagira ubuzima bwiza birushaho kwangirika, ndetse abenshi babigizemo uruhare. Abantu benshi bafata imibiri yabo uko babonye, kandi ingaruka zikabazaho. Uyu munsi rero ndagira ngo ubu butumwa bubashe kugufasha muri uyu mwanya, kandi uzabufashishe n'abandi, aho tugiye kuganirira hamwe dusoma mu byanditswe byera, aho tugiye gusoma muri Bibiliya mu gitabo cy'umunyezaburi, Zaburi ya 65 ku murongo wa 10, ndetse turaza kugeza ku murongo wa 14. Zaburi ya 65. Nidusoma tugiye gusoma twumve uburyo ahangaha hari ibyo umunyezaburi yagaragaje, ndetse n'uburyo bibayeho n'uwabishizeho. Murongo wa 10, ugenderera isi ukayivubira, uyitungisha cyane. Ugenderera isi ukayivubira, uyitungisha cyane. Uruzi rw'Imana rwuzuye amazi, ni wowe uha abantu amasaka, umaze gutunganya ubutaka utyo uvubira impavu zo muri bwo imvura nyinshi. Uringaniza imitabo yo muri bwo, ubworohesha ibitonyanga, uha umugisha kumeza kwabwo. 12. Wambika umwaka kugira neza kwawe nk'ikamba, inkota z'igare ryawe zigusha umwero. 13. Imvura igwa ku rwuri rwo mu butayu, imisozi
igakenyera ibyishimo. 14 urwuri rukatirwa n'imikumi, ibikombe bitwikirwa n'amasaka, biranguruzwa n'ibyishimo bikaririmba. Imana yacu ihabwa icyubahiro. Wumvise neza? Wumvise ko Imana ubwayo ariyo igwisha imvura, hakaboneka amazi, amasaka akaboneka kuko habanje kumera nanone icyabibwe. Yewe mu rwuri amazi araboneka, iziri mu rwuri zikabasha gushira inyota. Yewe tubonye yuko n'ibikombe byose bigaragaza yuko Imana ariyo ibigenera, ibitwikira, kandi tubonye neza yuko Imana ubwayo igihe gikwiriye ikora uko ishatse kugira ngo iki kime kibashe kuboneka, cyangwa se imvura ibashe kuboneka, ibiri ku isi bibashe gutungwa n'iyi mvura, kuko ibaho ku bushake bw'Imana kugira ngo ibiriho bibashe kugira ubuzima bwiza. Kandi nusoma neza nanone muri Zaburi ya 42, turacyari muri iyi Zaburi ya 42, hatugaragariza uburyo nanone mu by'Imana yaremye nabyo bitungwa ku bushake bwayo, kuko ku murongo wa 2 ari kutubwira ngo kuko imparakazi yahagizwa no kwifuza imigezi, niko umutima wanje wahagizwa no kwifuza Imana. Imparakazi yahagizwa no kwifuza amazi kugira ngo ibashe gushira inyota, muvandimwe. Kandi nk'uko twabibonye muri Zaburi ya 65, yewe n'imyaka ubwayo ntiyamera nta mvura, ntiyakwera nta mvura. Kandi ibyo nawe urabizi yuko amazi ari ikinyobwa gikenewe mu buzima bwa buri munsi, ku nyamaswa ndetse no ku bimera. Turaza kureba niba iki kinyobwa umwana w'umuntu cyangwa se umuntu nawe agikenera cyangwa se ari ngombwa ku buzima bwe. Reka twongere duhurire rero muri Zaburi y'104. Muri Zaburi y'104 nanone kugira ngo tubashe gusobanukirwa n'impamvu iyi ngingo yakunze kugarukwaho cyane. Niba wumvise neza, ingingo ijyanye n'amazi, ingingo ijyanye n'umugezi, ingingo ijyanye n'uburyo ubutaka bubaho n'uburyo imyaka imera, ibi byose birahuriza ku kuba amazi aba yabonetse. Muvandimwe wanjye, mwene data, iyi Zaburi 104 murongo wa 10 kugeza ku wa 15, kwibutse yuko turi ku nsanganyamatsiko itubwira ngo uramutse uri mu kaga ita kuri ubutabazi kugira ngo urokoke. Uramutse uri mu kaga ita kuri ubutabazi kugira ngo ubashe kurokoka. Benshi bari mu kaga ariko ntabwo babizi. Benshi imibiri yabo iri mu kaga gakomeye cyane, ariko bashakira impamvu ahandi, bari gushakira ikibazo ahandi, kandi gitera ihari bavandimwe. Murongo wa 10 reka ariho duhera muri Zaburi 104, ari kutubwira ngo yohereza amasoko mu bikombe, imigezi itemba hagati y'imisozi. Ndumva wumva neza ko amasoko ari Imana yohereza mu bikombe kandi imigezi igatemba hagati y'imisozi. Hakunze kumvikana icyitwa amazi. Inyobwa n'inyamaswa zose zo mu ishyamba, imparage nazo zishira inyota. Imparage nazo zishira inyota muvandimwe. Inyoni n'ibisiga byo mu kirere biba kuri iyo migezi, yego bijwigirira mu mashami. Kandi umurongo wa 13 kavuga ngo ivubira imisozi imvura ivuye ku nsengeze, ubutaka buhazwa n'imbuto z'imirimo yawe. Mbega uburyo Imana ari nziza!
mbega uburyo Imana ikomeye. Umurongo wa 15, na vino yishimisha imitima y'abantu ngo aboneranishe mu maso habo amavuta. Imana yacu ihabwe icyubahiro. Kandi ngo umutsima uhe imitima y'abantu gukomera. Tubonye neza yuko rero Imana ubwayo ariyo itanga amazi, ariyo itanga ikinyobwa cyitwa amazi kugira ngo kibashe gufasha ubuzima bwa mwene muntu. Mwene data utegeye amatwi iki kiganiro uyu mwanya, ndagira ngo wumve neza niba nawe muri ubu buzima iki kinyobwa ugikeneye. Abantu benshi barazahaye, abagabo benshi, abagore benshi bagiye kwa muganga, ndetse n'uyu munsi benshi baracari mu bitaro. Kandi iyo baza kumenya iki kinyobwa ubutabazi bwihuse, bari kubasha kugira ubuzima bwiza, bakabasha kugubwa neza. Iki ni ikintu cyumvikana neza cyane. Tubona ingaruka ziri hirya no hino mu batuzengurutse, aho abantu bafite ikibazo cy'umuvuduko, aho abantu bafite ikibazo cy'umutwe udakira, ibifu bidakira, guhora barwara imigongo, aho barwara ibyo bita ngo ni za rubagimpande, amaraso agenda ahagarara. Ibi byose ingaruka zabyo ni uko iki kinyobwa batakigize nyambere, ni uko iki kinyobwa bacirengagije. Igitabo cy'umwanditsi witwa Ellen White cyitwa Inama ku mirire n'ibyo kurya, uzasoma ku gice cya 24, aho hari ingingo ivuga ngo ibyo kunywa. Ahangaha uzasoma kuri paji ya 426 hatubwira ngo amazi abasha gukoreshwa mu buryo bwinshi mu korosha uburibwe muvandimwe. Amazi y'urubogobogo ashushe kandi anyowe mbere yo kurya ikirahuri cyayo ntazagirira nabi umubiri, ahubwo azatuma ugubwa neza. Byumvikane neza yuko no kunywa amazi umuntu amaze kurya atari byiza. Amazi anyobwa umuntu atararya, benshi byagiye bibagiraho ingaruka zo kuba rwaragurika, ndetse bakagira n'ikibazo cy'igifu batazi aho bikomotse. Abantu ibihumbi byinshi bapfuye bazize kubura amazi meza n'umwuka mwiza, nyamara barashoboraga kubaho. Benshi nk'uko tubisomye barapfuye kandi barabashingura, abandi ni indembe babuze kubura amazi mu buzima bwabo. Hari igihe njya numva umuntu avuga ngo njyewe maze igihe runaka ntanywa amazi kandi ntacyo nabaye, maze ukwezi, maze umwaka, amazi sinyazi mu mubiri wanjye. Ariko nyamara mwene data, ndagira ngo nkubwire yuko nubwo utaragira ingaruka ariko uzitege. Nubwo ubona nta bibazo ufite uyu munsi wa none, ariko uramutse ugeze kwa muganga, dogiteri akagufata amaraso akagusuzuma, yasanga uri indembe. Ni nayo mpamvu benshi bagira kwa muganga bakabahereza imiti, bakababwira ngo ugende buri gitondo uje unywa litiro y'amazi, cyangwa se unywe litiro n'igice ku munsi, byibuze ukoreshe litiro 3 cyangwa 2, bijyanye n'uko basanze umubiri wawe warumagatanye. Burya ikibazo kiba gikomeye cyane mu buzima bwawe, uba warabuze iki kinyobwa, uba warabuze icy'ingenzi, igisukika gikwiriye mu buzima bwa buri munsi. Nanone uyu mwanditsi muri iki gitabo cyitwa Rengera Ubuzima, Rengera Ubuzima ni umugabane wa mbere, aho uzasoma ku ngingo ivuga ngo amazi ni umugisha, ni ku ipaji 116. Uyu mwanditsi arandika ngo umuntu yaba ari muzima cyangwa se arwaye, amazi meza ni umwe mu migisha y'ingenzi ikomoka mu ijuru. Kuko twabisomye mu gitabo cy'umunyezaburi, ni umugisha Imana yatanze ngo ubashe gutuma abantu babasha kugubwa neza, bagira ubuzima bwiza, bagira amagara mazima, amaraso abashe gutembera neza, bagira ubwonko tekereza neza, bagira ibifu bizima n'imigongo mizima, imitsi yabo, imishokoro yabo ibashe gukora neza. Mbega umugisha wavuye mu ijuru, ni ikinyobwa Imana yashiriyeho kumara inyota.
iyo amazi anyowe bihagije afasha umubiri kurwanya indwara. Muvandimwe, niba wumvise neza, amazi arwanya indwara nyinshi mu mubiri w'umuntu. Abantu benshi hari igihe bajya kwa muganga ikibazo kigashakirwa ahandi ariko inkomoko ari ukubura amazi mu mubiri wabo, kuko ndasomye ngo arwanya indwara. Mbese nk'iki mwene data, ndagira ngo wumve neza icyungo. Niba urangije ukwezi, niba umara amezi 2 utanywa ikinyobwa cy'amazi kandi umubiri wawe ukenera gusohora amazi buri munsi, utekereza ko aya mazi ava hehe? Ayo mazi usibye amahirwe makeya ufite akaba akomoka muri twa tuntu ugenda urya, ariko nabwo akavamo bigoranye, umubiri wawe ugasigara wumangatanye wumye. Ariko menya ngo uri kujya mu kaga. Niba uyu munsi wa none ugaragara yuko ugenda nta kibazo, ariko ndagira ngo nkubwire yuko ejo witega ikibazo, ejo bundi witege uzagira amasaziro mabi, uzasaza nabi, umubiri wawe ari igishenjegeri. Niyo mpamvu inshuro nyinshi uhorana intege nkeya. Kwiyuhagiza amazi akonje cyangwa se y'akazuyaze ni umuti utangaje w'amavunane. Kwiyuhagiza amazi ashushe bituma imyenge y'uruhu bikaba inyunganizi mu kwirukana ubwandure mu mubiri. Kwiyuhagiza amazi ashushe cyangwa se y'akazuyaze bituma imitsi yumva imererwa neza, kandi bigatera amaraso kugenda ku rugero rukwiriye. Tekereza ko ibi byumvise neza. Amazi haba kuyanywa, haba kuyiyuhagiza, mwene data, ni ingenzi, biragukwiriye. Mbese aya mazi uyaha agaciro? Mu gitabo cyitwa Uzuza imibereho yawe ibyishimo n'umunezero, ndagira ngo nguhe ingero z'amazi asohoka mu mubiri wawe buri munsi. Utekereze niba aya mazi uyinjiza. Niba utayinjiza, menya ngo umubiri wawe wikamuramo amazi adahari kugira ngo aya mazi agusohoke, kuko ni ngombwa ngo asohoke ku muntu ugihumeka. Hari asohoka kera ahantu hatagaragara, ava mu ruhu, aho asohoka mililitiro 350, muvandimwe, ku munsi. Asohoka atagaragara nanone ava mu bihaha, mililitiro 350. Asohoka nanone umwanda munini ni mililitiro 100. Noneho hakaba hari n'asohoka mu cyo twita inkari, mililitiro 1400. Izo mililitiro zose nuziteranya zirabyara mililitiro 2300. Mbese winjiza mililitiro ingana iki ku munsi, ku buryo izi mililitiro uba ukwiye kuzisohora? Niyo mpamvu abantu benshi ari ibishenjegeri. Abantu benshi ni abarwayi b'abanyantege nkeya, iminaniro ya buri munsi, bahora baribwa umutwe udakira, kuko ubwonko buba bumeze nk'aho uri mu makara, kuko bwabuze amazi ahagije. Mwene data, igifu cyawe ni uko gihora kibarya, wumva yuko bakijyana kwa muganga bagihuzaho imiti, nyamara impamvu iki gifu cyarumagataye cyabuze amazi. Ndagira ngo utekereze neza. Nawe imyaka urayireba. Mbese iyi myaka yabuze amazi bigenda bite? Irumagatana, igahonga, ku buryo ihindura isura, ku buryo hari igihe washyiraho n'ikibiriti ikaba yakwaka. Umubiri wabuze amazi ni kumeze. Umeze nka cya kimodoka ubona kiba cyabuze amazi, rimwe kikagurumana. Iyo wasusemo amazi ubona yuko caka, kiragurumana. Niko umubiri wabuze amazi nawe umeze. Nayo mpamvu inshuro nyinshi aba bantu bagira ingorane zo kuba bakora urugendo rurerure n'amaguru. Aragenda akananirwa, yakora ibirometero bike agatangira akahagera, urimo akarusosora, akaba arananiwe. Ariko reka nkubwire yuko umubiri wimenyereje amazi uhora utoshe. Nubwo izuba ryacana rite, uyu muntu yumva aguwe neza, ameze nka ya mababi ari ku mashami y'igiti gitewe hafi y'umugezi, aho imizi y'iki giti ibishoye muri uwo mugezi. Nubwo izuba ryacana rite, aya mababi ntagaragaza kuraba, yewe ahora atoshe. Mwene data rero, utegeye amatwi iki kiganiro, muri iki gitabo nari nkurangiye cyitwa Uzuza imibereho yawe ibyishimo n'umunezero, uzasoma kuri urupapuro rwa 35. Tubwira ngo kubura kw'amazi mu mubiri bishobora gutuma umuntu yumva ababara umutwe nk'uko nabikubwiye, cyangwa akazengera. Iyo bimeze bityo rero, imiti igabanya uburibwe ntikemura impamvu y'uko kubabara
umutwe, ahubwo icyo gihe umuntu aba asabwa kunywa amazi menshi. Igihe umuntu akora nanone imyitozo ngororamubiri, igihe amaze igihe kirekire kandi isaha cyangwa ikindi gihe imbaraga zamukamutsemo azabaye nkeya, uyu muntu akwiye kunywa amazi ariko yitonze atari gugotomera. Abantu banywa amazi bari kugotomera kugira ngo abashe gutembera neza mu mubiri, kuko twabibonye ngo imbaraga ziyahagizwa no gushaka amazi. Inyamaswa nazo iyo zabuze amazi zigira ibibazo, iyo ziyabonye nibwo zongera gutekana. Abantu rero basabwa kunywa amazi ahagije kugira ngo bagabanye ingorane zo kurwara, haba impyiko z'ubuvandimwe ndetse n'umwijima. Abantu benshi muri iki gihe impyiko barazirwaye, benshi barwaye umwijima kuko hari ibindi banywa bitari amazi. Ibyo unywa bitari amazi washyize ku mwanya w'imbere bizakugiraho ingaruka. Ejo hazaza uzagira ingorane kandi uzateza umuryango ikibazo hejuru yo kuba warirengagije ikinyobwa cy'ingenzi. Reka nanone dusome kuri urupapuro rwa 37 ahatubwira ngo uburyo bwo kuvura indwara ukandishije amazi, muvandimwe, ahababara ni uburyo bworoshe bwakoreshwa mu ngo. Yandi magambo ni ukuvuga ngo igihe habonetse ikibazo cyo kuba umuntu arwaye, ababara, afite umuriro, aya mazi ushobora kuyafata ukoresheje igitambaro ukajya ukozamo ugakandisha wa muntu, hahandi haba mu mutwe, haba ku gituza, haba mu nda, ukajya uhinduranya igitambaro mu mazi y'akazuyaze n'akonje, gutyo kugira ngo uyu muntu ubashe kumugabanyiriza uburibwe, kandi nanone ubashe no kumuha kutuzi twiza. Iyo tuvuga amazi meza, iyo tuvuga amazi yagira umubiri umumaro, burya ni amazi asukuye, amazi atetse, amazi atarimo mikorobe, ngaya mazi meza. Nanone ngo ni uburyo bwiza bwo gufasha mu kuvura kubabara inyama z'umubiri ndetse n'udukomere duto. Igihe umuntu avura kubabara imyanya z'umubiri, kugenda yikandisha igitambaro nk'uko nari mbabwiye gishushe cyangwa se gikonje aho uwo muntu ababara, bizatuma uyu muntu abasha kugubwa neza, ubuzima bwongere gusubirana. Mwene data utegeye amatwi iki kiganiro, ndakurarikira kwita kuri ubutabazi. Niba aya mazi utayanywaga, uyu mwanya uyagira ikinyobwa, urebe yuko ikibazo wari ufite mu mubiri kitazagenda gikemuka buhoro buhoro, ibyakagombye kukujyana kwa muganga ukaba no mu bitaro ukaba wanapfa hejuru yo kubura iki kinyobwa, urebe yuko umubiri wawe utazongera ugatekana, Imana igahabwa icyubahiro. Imana ibigufashemo kandi ibigushoboze. Nibyo ngusabira mwene data. Uramutse ukeneye ubundi busobanuro inzungu, aderese zacu zirahari, aho twabashiriyeho urubuga mwazajya mudushakiraho cyangwa mukaduhamagara kugira ngo tubahe ubusobanuro burenze ubu ngubu. Tekereza ko ibi bintu nuramuka ubihaye agaciro ukabyitaho, uzagira ubuzima bwiza. Imana ibigushoboze mwene data, mu izina rya Yesu umwami wacu, amena.